kugira ngo Uwiteka Imana Nyir'ingabo uvugane natwe. Imitima yose irarindiriye, reka duhagarike imbaraga zose zirwanya ubushake bw'Imana, turazifunga mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe arizo ziganza mu izina rya Yesu. Amen. Intarura mu mpagarara, abacuranzi umubazisite ndamukeneye, umusorisite w'umuhanga, wa mubateri wa remesaje, niba ari hafi nagira atya amfasha ze hano dukora akazi. Ndebera abacuranzi ingeso zabo yasohotse. Yesu ashimwe. Haleluya. Tugiye kubanza dukora akazi k'Uwiteka. Mfite iminota itari myinshi ariko ndayikoresha uko Imana ishima. Mu pianiste, umusoriste, mu bateri n'abantoneri abashoboye abakuriza imikoro baze tuvuga Imana ho gakeya. Haleluya. Abo muri peje nka batatu baze hano, abantoneri n'abantoneze niko babita. Babiri nka hano, babiri nka hariya dukora akazi. Abantu bose bari hariya abakozi b'Imana turabakoresha umurimo. Buri wese wicaye hariya aragira akazi akora, kuko uyu munsi twese turagabura iby'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubwazaza azaduhemba, ngororano zabihanganye n'ukuri zirahari. Azaduhemba, duhaguruke duhimbaze Imana iminota itatu yonyine. Ubwazaza azaduhemba, ngororano zabihanganye n'ukuri zirahari. Iyi mikorofone yongereho akantu gatoya, yongereho akantu gatoya. Ayihe ubwazaza azaduhemba, ngororano zabihanganye n'ukuri zirahari. Ayiwe haleluya. Fasa gace mwereke. Nyongereraho akantu gatoya kuri mikoro y'umuvugabutumwa, igomba gutandukana n'iz'abandi. Shyiraho akantu rwose, uzamura akantu gato cyane. Nutabikora kandi ngo kubuzi gukora neza ntubikore bikubera icyaha, ubikore mu izina rya Yesu. Ayinga ingororano zabihanganye n'ukuri zirahari. Ingororano zabihanganye, oya Imana izabe. Ayingororano zabihanganye n'ukuri zirahari. Ingororano zabihanganye n'ukuri zirahari. Ubwazaza azaduhemba, ingororano zabihanganye n'ukuri zirahari. Ubwazaza ayiwe azaduhemba, ingororano zabihanganye n'ukuri zirahari. Turabizi mu nzira harimo ibiduca intege, majwi menshi adusakuriza ngo ntituzagerayo, ariko turwane tujya imbere, ingororano ziriyo. Ubwazaza azaduhemba, ayingororano zabihanganye n'ukuri zirahari. Haleluya. Haleluya. Abemera ko ingororano zihari tugire gutya. Ibi bintu by'Imana byatera umuntu umwaku. Uyu munsi rero amashuri turayashyira hasi, diporome tube tuzirambitseho gakeya, ibyubahiro byacu tubirambike hasi, twemerere Umwuka Wera ari we uzakore gusa. Amen. Amen. Tumuhe icyubahiro, Yesu aragikwiye. Amen. Ntawayikoma yoyo, ntawayikoma mu nkokora ya. Ayi ntawayikoma ya. Ntawayikoma mu nkokora. Ayi ntawayikoma. Oya ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Ntawayikoma mu nkokora. Ayiwe ntawayikoma.
ntawayikoma iyo mana yacu we, ntawayikoma mu nkokora. Abarozi bazaroga, abapfumu bapfumagure, ntawayikoma mu nkokora. Ntawayikoma mu nkokora. Ayiwe ntawayikoma. Wala pata vaste kole mene bade. Ntawayikoma mu ntawuba. Haleluya. Ntawayikoma. Ayayaya. Ntawayikoma mu nkokora. Haleluya. Hahirwa umuntu ufite iyo mana, mwiyicarire. Amen. Mwebwe muguma aho ngaho. Amen. Yesu ashimwe. Uyu munsi ni Pentekote. Ni ukuri pe kandi turuzura umwuka wera. Imana uko ibishima. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu ntego y'uyu munsi itorero ADEPR ryadushiriyeho. Intego dusanga mu byakozwe n'intumwa, igice cyaho ni icya 2, umurongo waho n'umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Tekinisi yadufashe akurema ako kantu. Ibyakozwe n'intumwa ni igitabo ubundi bita igitabo cy'umwuka wera. Ni igitabo cy'ibikorwa by'umwuka wera, uko gitangira kugera gisoje ni igitabo cy'umwuka wera gusa. Igice ni icya 2, umurongo waho n'umurongo wa mbere. Bibiliya iratubwiye ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'iz'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa mwuka wera, batangira kuvuga indimi nk'uko umwuka we yabahaye kuzivuga. Amen. Yesu ashimwe. Iyi niyo ntego itorero ryadushyiriyeho mu gihugu hose. Intego y'uyu munsi ivuga imirimo mwuka wera yakoze ku munsi wa Pentekote. Twari tumaze iminsi 10 itorero rishyizeho umurongo mugari w'amasengesho y'iminsi 10 twiga umwuka wera. Ntabwo ndi butindaho cyane kuko twarize bihagije buri wese ahantu yarari. Uwagize amahirwe yo guterana mu minsi 10 yumvishe mwuka wera icyo ari cyo. Ariko uyu munsi turaganira ko ibyo umwuka wera yakoze kuri uyu munsi wa Pentekote. Ndifuza gukoresha abantu bose bicaye hariya kuko ari uwandebye nabi yumvise ko ndi buvuga ubutumwa. Ndavuga nti humura nawe uraje urabuvuga. Rero ndagira nawe tubaha akanya, buri wese arajya nsomera umurongo umwe kugira dufatanye. Ariko ntabwo barokore tugira ishyari bene data, nta shyari tugira, twarabatuwe. Ndifuza ko tuganira mu bintu 8 mwuka wera akora. Imimaro 8 mwuka wera akora, harimo umwe wonyine turi buvugeho, umumaro umwe wonyine. Mwuka wera atura muri twe. Atura muri twe ni amagambo dusanga mu rwandiko ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 14. Yohana 14 murongo waho wa 17. Ijambo ritubwira ko mwuka wera ntabwo ari umuturanyi, nta nubwo kandi agira ibiro hirya ngo uzamuhamagara aguhe randevu, ahubwo atuye muri twe. Haratubwiye ngo niwe mwuka wera w'ukuri, ntibishoboka yuko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Haleluya. Mwuka wera aba muri twebwe, ntabwo aba hirya. Naje gutangara cyane, ariko wabahora mushaka mujye kwicara, nimba kenera muramfashirizaho mwicaye.
nkunda kubwiriza ndirimba, niyo mpamvu mba nasize timu yanjye hano hafi. Mana izamfashe njye muri korali, mba numva mbikunda cyane, nkumva ndi gufashwa. Bibiliya yatubwiye mu ntego dufite y'iyi Pentekote mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, umurongo waho wa 8 havuga gute? Havuga gute uwo murongo? Nituzi nk'itorero twese se. Havuga ngo icyakora yego 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 ni Yudaya ni Samariya no kugera ku mpera. Iki kintu Yesu yakoze aba bantu yarabahemukiye cyane. Bari bamaze imyaka 3 babana na Kristo, 3 n'igice. Barangije bari bazi ko Yesu afite ububasha bukomeye bwo kubaha ubwami, kuko bari bamaze imyaka myinshi cyane. Kuva bava muri Egiputa ntibigeze batunga ubwami bwabo. Bayobowe na Farawo imyaka 430. Bageze i Kanani ntabwo bahatinze, babagiye i Babuloni, bamarayo imyaka 70. Bavuye i Babuloni, ubwami bw'i Babuloni buvuyeho, haza Abamedi n'Abaperesi barabayobora. Bamedi bavuyeho hazaho Abagiriki barabayobora. Bagiriki bavuyeho haza Abaroma barabayobora. Bari bazi rero ko Yesu umunsi azaza azabaho ubutegetsi nabo bakagira gute? Bakayobora. Ariko Yesu akora akantu katari keza kuri bo. Intumwa yahamagaye zari zizi ko zigiye kubaho. Batanguranwaga imyanya, akavuga ati jewe nzaba gavana, undi ati nzaba minisitiri w'intebe, undi ati nzaba ushinzwe urubyiruko, undi ati nzaba uw'ingabo. Baratangiye kwiha imyanya y'ubuyobozi, ariko basanga ibya Yesu ni iby'umwuka ntago bifatika. Uzi kwizera ibintu uzi ngo birafatika ugasanga ntibifatika. Mu kintu cyatumye banamwihakana icyo kintu kirimo. Bari bazi ko niba mukurikira bakamukorera azabaho ibintu bigize gute? Bifatika. Basanga ibintu bya Yesu ni umwuka ntago bifatika. Baramwihakana rero. Bamwihakanye arapfa ntibamuhamba. Ku munsi yazutse hajya kubasura asanga baramutaye burundu, nta n'umuntu umutekerezaho, bigiriye kuroba. Dufite abarokore muri iyi minsi, iyo Imana imuvuzeho ikintu kigatinda kikamara umwaka uramubura, ahita gucika rwose akagenda. Abo rero bahozeho nta kibazo. Iyo nta mwuka wera niko tumera twese, ntihazagire uwihagararaho nta mwuka wera, twamera nk'abandi bose. Nta mwuka wera uhari uba nk'abandi. Nta mwuka wera urasambana ukabihisha ukabiririmbana. Nta mwuka wera uriba. Nta mwuka wera urabeshya. Nta mwuka wera uba nk'abandi bose. Icyakora ukarenzaho umwambaro witwa uburokore, ariko wimereye nk'abandi bose. Ba Petero rero na ba Yohana nk'abantu babanye na Yesu, bamaze kubona Yesu abatengushye, muntu bari bizeye, Yuda aramugambanira aravuga ati wowe nzakugira business ikomeye nkurikije ukuntu nkuzi, nkurikije ukuntu ugenda hejuru y'amazi ntumanuke, nkurikije ukuntu kumpumyi ukoraho gake gusa ikareba, nkurikije ukuntu abantu iyo baje ahantu nta biryo utubura imigati bakarya, nkurikije ibitangaza ukora wowe, nta muntu muri iyi si wakwica ngo agushobore. Ahubwo mbonye iki? Mbonye imari ngiye gucuruza. Aragenda ati nyihera ibiceri 30 nkwereke. Uramushaka? Yuda yari yizeye Yesu birenze ubushobozi tubyumvamo. N'abantu bamuciraho iteka nuko batazi kwizera. Bavuga ko Yuda yari afite ukwizera kurenza ukwacu, nuko Yesu yamutengushye.
yaravuze ati jyewe ndamuzi uyu mugabo bashatse kumwica baca mu myanya y'intoki aragenda agenda hejuru y'amazi yitemberera. Uyu mugabo ntabwo asanzwe, inkota nta kintu yamukoraho. Amucuruje ibiceri 30. Mu kanya nk'ako guhumbya abona umusirikare wa mbere amuteye urushyi ruramufata. Yuda aravuga ati ko nari nkwizeye unkoze ibiki? Ibi ni ibintu nkoreye koko wa mugabo we, ko nari nzi ko narutera ari buhere gutya akuma ahagaze, none ko kurabyemeye. Yuda ahita yiruka ajya he? Ajya kwiyahura, kubera ko Yuda nawe yari afite imitekerereze y'umubiri kurenza iy'umwuka. Yari mu isi y'umubiri kurenza isi y'iki? Y'umwuka. Maze Petero aravuga ati jyewe rero ntabwo wankubitira umwami ndeba kirazira. Avana y'inkota atagatinga umusirikare amuca iki? Amuca ugutwi. Yesu arangije akoze isoni Petero imbere y'abantu. Ugutwi agira gute? Agusubizaho. Agusubijeho Petero aravuga turampimukiye ariko nawe urihimye. Urihimye, ntabwo ari jyewe uhimye. Naringiye kukwereka karate zanjye zose nkazimarayo nkakubita abantu ureba, none urabyanze, nakazi uzanihambe. Yesu yagiye ahemukira abantu, ariko si ukubahemukira, yabigishaga ko ibye atari iby'umubiri ahubwo ari iby'iki? Ari iby'umwuka. Haleluya. Yesu bamutwaye rero Petero ngo akajya agenda inyuma, kandi yarahiye indahiro. Yaravuze ngo wowe no mu rupfu tuzagira gute? Ariko iyo ndahiro yari iy'umubiri, nta mwuka wari uyirimo. Izo ni indahiro abarokore turahira. Mana yaguhaye kawunga wariye, Mana yaguhaye inzu, Mana yaguhaye akazi, ukarahira ngo Mana sinzakuvaho. Mu minsi mike cyane ukibagirwa imihigo yose wahize. Petero ararahira, ariko yarahiye mu mubiri, nta mwuka wera wari ubirimo. Adaciye kabiri abayihikanye nde? Yesu rero amaze kuzuka yagiye kubiyereka. Agiye kubiyereka arababwira ngo, arabaganiza arababwira ati ariko ndenda kubavamo nkagenda nkajya kwa data. Aravuga bati ariko se ko tugize Imana ugarutse, iki ni igihe ugiye gushyiraho ubwami bwa Isirayeli ukangira minisitiri w'intebe? Niko Petero yamubajije. Wasanga aribwo ugiye kungira minisitiri w'iki? W'intebe. Yesu aravuga tubashije nabi cyane, ibyo ntabwo bibareba habe na gato. Icyakora hari ikintu ngiye kubaha kiruta ibindi byose. Murishakira imyanya y'ubuyobozi, murashaka gukomera muri iyi si, murashaka amazu ahenze, murashaka imodoka zihenze, murashaka icyubahiro, ariko ibyo byose nta kintu bimaze. Icyakora muzahabwa iki? Umwuka wera. Nibajije impamvu Yesu yabahaye iri sezerano ry'umwuka wera, nkoraho ubushakashatsi mbona ibintu 10 tugiye kumva, ahita nsoreza no kuri ibyo ngibyo. Abatekinisiye badufashe. Mu minsi ishize gushaka kujya muri Isirayeli kwigayo biranga, byanze mpanga kujya muri Amerika ho birakunda. Biza yanjye ndayifite n'uyu munsi yo kujya muri Amerika, ubwo abandi bayiguhanurira ugasara ukumva waciye ibiti. Ngiye kujya Imana irambwira ngo ntabwo ujyayo, ntabwo ujyayo. Umugisha w'Imana uba ku muntu, ntabwo uba ahantu. Haleluya. Mana irambwira ngo umugisha wanjye iyo ukuriho, ahantu hose waba uri nahagusanga nkakugirira neza. Mana inyereka abantu, nyereka intumbi ziri gupfa zipfira mu bihugu by'amahanga, ndazireba mwiyerekwa. Twirambwira ngo bariya bapfuye bahagaze, urabareba mu ishusho y'amafaranga n'ubutunzi, ariko mu isi y'umwuka barapfuye. Kandi irambwira ngo Serije ugiye kuba intumbi, abantu bakubona uhagaze ariko warapfuye kera.
ukeneye umufasha ahubwo kuruta iki? Kuruta amafaranga. Ashaka amafaranga ntabwo ari umufasha ukomeye cyane. Oya, uyu mufasha Imana yaduhaye rero, impamvu Yesu yaduhaye umufasha witwa Mwuka Wera nuko hari ibintu akora amafaranga atakora, hari ibintu akora ababyeyi batakora, hari ibintu akora umugabo wawe atakora, hari ibintu akora igihugu kitakora. Amen. Icyambere aratekereza. Mwari muzi Mwuka Wera atekereza? Mwari mubizi? Dusomere mu Baroma 8:27. Abaroma 8:27. handitse ngo Yego. Aya ntabwo turi kumva. Cyangwa dufatiye umutuku. dusome kandi irondora imitima, Imana irondora imitima, mikrofone ntabwo iriho. izi iby'umwuka atekereza. Imana iguha umugisha cyane. Arakoze, arabinyigishije, Imana imuha umugisha. Arambwiye ati banza ari ndi kuyifatira habi nkayifunga. Yeka dusome Umwuka aratekereza kandi irondora imitima, irondora imitima, izi iby'umwuka atekereza. izi iby'umwuka atekereza. Kuko umwuka asabira abera Umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. nk'uko Imana. Amafaranga wayatunga ariko ntabwo atekereza. Modoka wayitunga ariko ntabwo itekereza, nta bwenge igira. Ariko Mwuka Wera aratekereza kandi akamenya iby'Imana ishaka kuri twebwe. Haleluya. Yesu aravuga ngo mukwiye umufasha ubasha kubatekerereza. Kabiri, Umwuka Wera afite ubwenge. Dusomere wanahaye ku bwenge ninde? Urwa mbere rw'Ikorinto. Bakozi b'Imana muri aho buri wese afite agapapuro kanditseho icyo namuhaye. Urwa mbere rw'Ikorinto igice cya 2 murongo wa 10 kugera ku wa 13. Umwuka Wera afite ubwenge. Mafaranga nta bwenge agira, inzu nta bwenge zitunga, ntimukabisabe. Mujye musaba Mwuka Wera ibindi bizaza. Ariko Imana yaduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose, Umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. n'amayoberane y'Imana Mwuka arayarondora. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza? Nta muntu ushobora kumenya ibyo mugenzi wawe atekereza, n'umugore wawe mwashakanye cyangwa umugabo wawe, Nkeretse umwuka wa wundi keretse Mwuka Wera wenyine amurimo. Yego, N'iby'Imana niko biri, iby'Imana nuko biri. nta wabimenya nkeretse umwuka wayo. Nta wabimenya keretse Mwuka Wera yagize gute? Yaje. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Twahawe uwo Mana, mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu, 13 nuhagera ari urekera. byo tuvuga. Ariko ntitubuvugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka wundi. Amen. Dusobanuza iby'umwuka wundi. Mwuka Wera agira iki? Ubwenge. Bari bakeneye ubwenge kuko abenshi mu bigishwa ba Yesu ntabwo bari barize. Imana iravuga ngo nzabaho umufasha utekereza, nzabaho umufasha ufite ubwenge, nzabaho umufasha ufite urukundo. Mwuka Wera arageragezwa. Mwuka Wera agira urukundo. Hagira udusomera ku uburyo Mwuka Wera agira urukundo. 15 Abaroma 30. Mwuka Wera agira urukundo. Yaravuze mwebwe nta rukundo mugira.
ariko mufite mwuka wera muzagira iki? Urukundo. Usomere Abaroma 15 umurongo wa 30. yego. Aravuga ngo nuko ndabinginga bene data Yesu Kristo Kubw'umwami wacu Yesu Kristo no kubw'urukundo ruva ku mwuka no kubw'urukundo ruva ku mwuka ngo mushishikarane nanjye kunsabira Imana. Imana iguha umugisha. Umwuka wera agira iki? Urukundo. Kubw'urukundo ruva ku mwuka wera. Yesu yari abizi ko bazakenera urukundo muri ministeri ye, kandi yari abizi ko bazageragezwa. Aravuga ngo mwuka wera nzamuha kuko niwe ugeragezwa ibyakabagerageje. Mwuka wera arageragezwa. Ibyakozwe n'intumwa 5:9. Mwuka wera arageragezwa. Kadusome. Petero aramubaza ati, Petero aramubaza atabaza Ananiya, abaza na Safira. nitumye muhuza inama yo Ananiya kugerageza yarapfuye, Safira yese aramubaza ati ni iki gitumye? umwami Imana. Subiramo twumve. Ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Imana? Ni iyihe mpamvu itumye uhuza inama n'umugabo wawe mu kugerageza umwuka w'Imana? Mwuka wera arageragezwa. Ibirenge by'abahaze Nushaka ugeraho ngaho, mwuka wera arageragezwa. Twari dukeneye umufasha ubasha kugeragezwa mu cyimbo cyacu. Ikindi, mwuka wera ararwanywa. Baramurwanya nk'uko bakurwanya. Dusome Ibyakozwe n'intumwa 7:51. Mwuka wera ararwanywa, baramurwanya. Byakozwe n'intumwa 7:51. Haravuga ngo yemwe abatagonda amajosi mwe, Yemwe abatagonda amajosi mwe, abatakebwe mu mitima abatakebwe mu mitima no mu matwi, no mu matwi, iteka murwanya umwuka wera. nushaka ubugarukira ngo iteka murwanya mwuka wera. Baramurwanya. Yesu yabonaga ko dukeneye umuntu uzabana natwe, uzarwana intambara, kuko baramurwanya. Umwuka wera agira agahinda. Ka gahinda uhoramo byagushobeye, mwuka wera nawe arakagira. Mafaranga ntabwo agira agahinda, modoka nta gahinda igira. Nushaka urwara urembe, nushaka bagushyingura, imodoka nta kibazo, isigara yishimye ireba neza n'amaso yayo. Inzu nta gahinda igira. Mufasha twari dukeneye n'uwugira agahinda nkatwe. Mwuka wera agira agahinda. Efeso 4:30. Mwuka wera agira agahinda. Yubabaye arababara, wakishima akishima. Dusomere 4:30. Aranditswe ngo ntugateze inda umwuka wera w'Imana, kandi nimugateza agahinda umwuka wera w'Imana. Mwuka wera agira agahinda, niyo mpamvu tumukeneye. wabashyizeho ikimenyetso. Nushaka urekeraho. Mwuka wera agira iki? Agira agahinda. Bene data, mwuka wera arahemukirwa. Ntabwo ari agahinda gusa. Yesu yari abizi ko abarokore bazahemukirwa. Aravuga ngo nimbaho ubutegetsi baguhemukira bureba. Bakuvana ku ntebe y'ubutegetsi ejo ukavaho ukicara. Uyu munsi waba ukomeye mu gihugu, ejo ukaba woroheje nyuma y'abandi. Iby'isi birashira, ariko reka mbaho umufasha uhemukirwa mu cyimbo cyabo. Nibahemukirwa, mwuka wera yitambika, ariwe bahemukira. Arahemukirwa. Abaheburayo 10:27. Abaheburayo 10:27. Mwuka wera arahemukirwa. 27. Yego. Keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka, Keretse utegerezanya ubwoba gucirwaho iteka, no gutegereza umuriro w'inkazi, no gutegereza umuriro w'inkazi. uzarya abanzi b'Imana. Yego.
uwasuzuguye amategeko ya Mose uwasuzuguye amategeko ya Mose wese ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje. Abaheburayo 10:29 niho uri gusoma. Hanswe uwakandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu. Agahemura umwuka utanga ubuntu. Utanga ubuntu. Garukiraho. Amen. Mwuka w'Imana arahemukirwa pe, ariko umuntu umufite ubwo buhemu bwose ukorerwa niwe uhemukirwa mu cyimbo cyawe. Umwuka w'Imana aratukwa. Matayo 12:31. Mwuka w'Imana aratukwa. Barokore ngo badututse, bareke bagutuke, ntabwo ari wowe batuka. Mwuka wera aratukwa mu cyimbo cy'umurokore. Dusomere Matayo 12:31 haravuga ngo nicyo gitumye mbabwira. Iyo niyo mpamvu itumye mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose, abantu bazababarirwa ibyaha byose n'igitutsi n'ibitutsi byose, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarirwa. Umuntu utuka mwuka wera ntabwo agira gute? Mwuka wera aratukwa. Mwuka wera baramutuka, ariko umuntu umutuka ntabwo azagira gute? Cyo kibazo abarokore benshi barakibaza ngo gutuka mwuka wera ni ukugira gute? Ebwe ntabwo mujya mukibaza ngo mbese umuntu ngo asambana akababarirwa, umuntu yakiba akababarirwa, umuntu akababarirwa, umuntu yakora ibyaha byinshi akababarirwa, ariko umuntu watutse mwuka wera ntabwo agira gute? Cyo cyaha ntabwo kibabarirwa. Muzi impamvu se? muzi cyo cyaha icyo ari cyo? Ibi bintu Yesu yabibwiye abafarisayo n'abasadukayo, batamwemeye. Abageze imbere, aho kugira bamwizere bakizwe ibyaha byabo, bababarirwa ibyaha byabo, baravuga ngo ni dayimoni witwa Berizebul umukoresha ibiki? Ibitangaza. Ntabwo ari umwana w'Imana. Arangije aravuga ngo ikintu kinteye agahinda nuko wakababariye ibyaha byanyu mwakoze mu mwise Beri, none ubwo se muzababarirwa gute ibyaha byanyu kandi ubibakizamo umututsi? Turabyumvise. Yesu niwe ukiza ibyaha by'abari mu isi. None aho kumwizera ngo abikubabarire, uramututse ngo ni dayimoni. Bivuze ngo ibyaha byawe uzabigumana. Ariko nudatuka mwuka wera ukamwakira, ibyaha byawe uzabibaba. Naho rero bakuri ijambo rivuga ngo utuka mwuka wera. Ntabwo mwuka wera wamututse waba ukimwizeye. Wamaze kumutuka ntabwo waba ukimwakiriye nk'umwami n'iki n'umukiza n'umuyobozi wawe. Ntabwo bishoboka. Icyo gihe rero ibyaha byawe ntabwo bibabarirwa. Cyo bisobanuye. Haleluya. Aba bagabo rero kuri Pentekote, ku munsi wa Pentekote usohoye, bari bamaze iminsi 10 basenga. Yesu yari amaze iminsi 40 azutse, amarana iminsi 40 nabo basangira, abiyereka. Twibukiranye ko Yesu yari afite target ebyiri nshaka kuvuga. Yesu yaracunze apfa ku itariki ihura neza n'itariki abana b'imfura bapfiriyeho muri Egiputa. Mwari mubizi? Babana b'imfura bapfuye muri Egiputa n'uburiza bw'amatungo bwose bugapfa. Kuri uwo munsi ni nabwo Yesu yapfiriyeho.
kandi arongera aravuga ngo imihango y'abayuda, abayuda batunga imihango ibiri ikomeye. Bakunda Pasika, bakanakunda Pantekote kuyizihiza. Kandi Pantekote yabo babaraga ku munsi baviriye muri Egiputa, bakabara iminsi 50, amasabato 7. Ayo masabato 7 bakayabara, ku isabato ya 7 mu gitondo bakazana imiganura. Ndashima Imana yabakuye muri Egiputa, bagatamba, bagaha Imana amaturo, bakazana ibinyampeke bejeje, bagashimira Imana ko yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Wari umunsi mukuru ngaruka mwaka w'Abaheburayo. Kuva bava hehe muri Egiputa barawugiraga uyu munsi wa Pantekote. Maze Yesu aravuga ngo rero kugira nkureho amategeko, ahubwo amategeko nyashyire muri jewe. Reka iyi Pantekote y'umuganura, iyi Pantekote bajyaga bahura bakaganura, ariho nzakorera igitangazo uyu munsi nkuhindura umunsi w'umwuka wera. Haleluya. Yesu arabibara yitonze, apfa kuri Pasika yabo, arangije babara iminsi 50, amasabato 7, arabareka, aratagetinga ku munsi wa 50 kuri Pantekote. Abari bwavuga ati nibwo nzakora iki? Igitangaza. Abigishwa be bari baramwemeye, bamutegereje bazi ngo azaze. Kuko yarababwiye ngo mutegerereze hehe? Yerusalemu. Aho niho umufasha azabasanga. Umufasha niho azaza abahereza ibyo data yasezeranije. Baragenda ku munsi wa mbere barasenga ntiyaza. Ku munsi wa kabiri barasenga yanga kugira gute? Impamvu ataza rero mwuka wera, ntabwo mwuka wera ajyaza nta kintu ari bukore gifatika. Mwuka wera aza ari bukore ikintu gifatika. Arabareka ku munsi wa 4 barasenga ntiyaza. Munsi wa 5 barasenga yanga kumanuka. Munsi wa 6 arabihorera. Munsi wa 7 arabareka. Yesu aravuga ati hari icyo nshaka gukora. Nshaka guhindura umunsi wari umuhango w'idini, nkawuhindura umunsi wo kuzura iki? Mwuka wera. Haleluya. Maze ngo ku munsi wa 10 rero mu gitondo cya kare bateguye imitsima yo kurya, bateguye amaturo yo kujyana i Yerusalemu. Abari i Roma bavuyeyo, abari hehe mu Bugiriki bavuyeyo, abayuda batataniye hirya no hino baje mu munsi mukuru wabo basanzwe bizihiza, bateranya ari ibihumbi byinshi. Abandi bari gusenga i Yerusalemu mu rusengero mu cyumba cyo hejuru, barimo basenga, bari abantu 120. Uwo mwanya Yesu arategura, imbaga imaze kuzura hose, aravuga ngo ngiye kubaha ibyagize gute? Ibyasezeranijwe. Ngo umuriri umeze nk'umuyaga, ngo uramanuka, ngo ufite ishusho nk'iy'indimi, ngo wigabanya kuri abo bantu. Buri wese ahabwa iki? Indimi. Ngo bavuga indimi cyabuzura mwuka wera. Kuva umunsi mukuru wari Pantekote y'imiganura uhinduka umunsi mukuru w'iki? W'umwuka wera. Yesu aravuga ati nayo ni insinzi. Haleluya. Yesu ajya ahindura imigenzo n'imihango y'idini, akabihindura ibyera mu izina rya Yesu. Iyo Pantekote y'imiganura yaherutse, ubwo ntiyongeye kubaho. Uyu munsi yabaho Pantekote yo kuzura umwuka wera. Kuva uwo munsi rero Petero nk'umuntu wihakanye Kristo, amaze kuzuzwa mwuka wera, ubwoba bwose burashira. Mu mbaga y'abantu 100,000 b'Abayuda batemera Yesu na gato, Petero arahagarara aravuga ati uwo mwishe mukagira gute? Ni uduhaye gukora, ntabwo twasinze. Bitaga abavuga Igiheburayo bakakivuga, abavuga Ikigiriki bakakivuga, abavuga indimi zose barazivuga,
abantu bataba abantu ba Yesu burya bajya biherera bagakora ibintu bibiri. Kimwe twumvise bakora, barya abantu, bamara kurya abantu bakarenzaho urwagwa bagasinda, kuko ngo bajyaga bikingirana intumwa za Yesu, ngo bagasenga bakavuga ngo uyu ni umubiri wawe, ngo nimwakire muryeho. Abantu bari hanze bakavuga ati uzi ko ba bantu burya twabumvise abantu baba bikingiranye bari kugabana umubiri w'umuntu bari kurya. Bati nimukabajyemo barya abantu, bajya bagira umwanya ukumva ngo uyu ni umubiri wanjye, ngo nimuryeho mwese, barangiza bakanywa n'amaraso y'umuntu wapfuye, bakavuga bati kandi aya ni amaraso yanjye, twarabumvise. Kandi barangiza bakanywa vino. Rero wasanga bariye nk'umwigishwa umwe, bamara kumurya bakanywa amaraso ye, barenzaho inzoga bagasinda. Ubu aba bantu basinze iki? Basinze ihira kandi bariye n'umuntu. Maze Petero aravuga ngo ntabwo twagize gute? Rurimi rw'umwuka wera ruramanuka ruzuzwa. Petero wihakanye Yesu kangahe? Umuja wambaye ibirenge yamukanze yamuteye ubwoba, aravuga ati ubwoba bwashize mu izina rya nde? Ndumva nkomeye nuzuye, uwo mwishe mukabamba niwe uduhaye gukora. Arabwiriza paje yose y'urupapuro arayibwiriza arayirangiza. Abari baraho baravuga bati none bagabo bene data, ko dutsinzwe tugire gute? Ntabwo ari Petero wemeje abantu, ntabwo ari we. Ni wese buriya ni umwuka. Ubwo azaza azatsinda iki? Abemeza iby'iki. Haleluya. Amaze kubemeza abagabo ibihumbi bingahe? Bikubita hasi barakizwa. Reka nkubwire, hari abarokore njya mbona bajya kubwiriza abantu ugasanga yabigize intambara, ngo kizwa, nudakizwa imodoka irakugonga, Imana inyeretse, imbere yawe hari imva, hindukira ukizwe, nudakizwa makuba n'ibyago biraje. Witera umuntu ubwoba, umuntu akizwa kuko mwuka wera yamutsinze. Byo gutera abantu b'Imana yaremye ubwoba ntabwo ari ivugabutumwa. Bwiriza abantu Yesu, babwire ngo umwami Yesu agira amahoro. Haleluya. Yugeze mwa Yesu amahoro yose wabuze arizana. Ushobora kuburara ariko bagenda mu muhanda ukagenda nk'uwabishigaje. Wambara umwenda umwe uri muri Yesu ugahora ufite isuku ukagira ngo waguze imyenda myinshi isa. Iyo uri muri Yesu nta bitanu ku ikofu ufite ntawe ubimenya. Mahoro Yesu aha abantu be, ntabwo agira akagero, ntabwo arondoreka. Haleluya. Ntabwo rero kubwira abantu ngo nutihana, ntabwo ibya Yesu ari intambara nshuti z'Imana. Bya Yesu ni mwuka wera ugira gute? Wemeza iki? Abantu. Haleluya. Haleluya. Uwo mwuka wera. Amen. Umwuka wera niwe uduhindura. Ndasoje rero, umwuka wera turamukeneye cyangwa ntabwo tumukeneye? Hari umufasha wabona wakora nk'ibi twavuze 8 ngira ngo cyangwa 9? Hari uhari? Uwaguha umugabo cyangwa se umugore akakubwira ngo rwose ibyo birahagije, byaba bihagije cyangwa ntabwo byaba bihagije? Mwuka wera atabirimo, umugore wamutunga mwiza ariko ntimurarane. Ntango ziraho dufite bafite ubushobozi ariko batararana. Nta bantu uzi bafite amafaranga umugore akaba yafite n'umugabo ariko batumvikana. Nta bana muzi dufite bize ariko batumvira base na ba nyina. Nta bantu muzi mu itorero bafite ubushobozi ariko wagira ngo ntacyo bumariye Kristo, kubera ko nta mwuka wera. Ariko mwuka wera yahageze ibintu bigira gute? Birahinduka. Amen. Reka munyemerere dusenge
twinginga umwami Imana aduhe uwo mufasha. Nicyo cyifuzo tugiye gusengera muri iri jambo. Uko Mwuka Wera yaje i Yerusalemu kuri Pentekote, abantu bakihana, abantu bakarira, abantu bagakizwa, abantu bakareka ingeso mbi, Mwuka Wera akabemeza. Mwuka Wera nakwemeza wihane mu mutima wawe. Mwuka Wera nakwemeza ufata icyemezo uhinduke. Ibintu byose wakora Mwuka Wera atabirimo ni zeru. Kazi kose waba uri gukora uyu munsi Mwuka Wera atakicayemo ni zeru. Urugo rwose waba utunze Mwuka Wera atarurimo ni zeru. Diplome yose watunga Mwuka Wera atayirimo ni ubusa. Imyaka yose waba utunze Mwuka Wera atayirimo nta kivuze. Imirimo yose wakora mu itorero Mwuka Wera atayirimo nta kivuze. Twinginge Mwuka Wera abo umufasha utuye hehe muri twebwe. Duhaguruke dusenge. Ka mushumba yegere hano adufashe gusenga. Narindi turo mfite ryo kugutura mwami, nguhaye umutima wanjye, nguhaye umutima mwami wanjye, mwami ngutege uzuze z'urukundo n'imbaraga zo nguhaye tugiye guha imitima yacu umwami Imana. Mwami niba hari uw'umwuka yatsinze akihana yatambuka cyangwa agapfa. uzo bantu batuzuye Mwuka Wera turifuza ko tuwuzura n'imbaraga zo Haleluya. Amen. Tugiye gufata ibihe byo gusenga Mwuka Wera abe hano hantu. Amen. Amen. Tumuhe umutima wacu awutegeke, abasha kwihangana, abasha kurira, arageragezwa nk'uko tugeragezwa, azabe mu byacu, atuyobora twereka inzira dukwiye gucamo. Turaba tuninginga umuntu wese wumva akeneye isengesho kuri Pentekote, atsinzwe n'Umwuka Wera, ko uyu muntu akimwumva hafi ye aze gutambuka yegera ahangaha tumusengere. Mwuka Wera atangira Pentekote agendana na Mwuka Wera atari wenyine. Mu kazi kawe ukora niba uri wenyine amakuba abasha kukugeraho vuba, ariko Mwuka Wera muri kumwe abasha kukurinda. Mu rugo rwawe igihe haje amakuba ukeneye Mwuka Wera. Bantu baraha batarakira Mwuka Wera batsinzwe, turabinginga batambuka hano. Narinde turo mfite ryo kugutura, nguhaye umutima nje, nguhaye umutima wanje, mwami ngutege uzuze z'urukundo n'imbaraga zo uzuze z'urukundo. Dufashe umwanya mwiza wo kwitekerezaho, dutekereza no ku ijambo ry'Imana. Icya mbere ni uko Umwuka agomba gutsinda abantu akabemeza iby'icyaha.
twatanze umwanya umuntu wumva umwuka yamutsinze hari icyo agomba kwihana yatambuka. Ariko kandi niba ntawuhari ntabwo dutwara umwanya muremure tumutegereje. Turagira ngo dusabe umuntu wifuza kwakira imbaraga z'umwuka wera ngo abashe kumuyobora mu gice cy'urugendo gisigaye akazamuhuza na Kristo. Umfite icyo cyifuzo nawe yafukama aho ari, yatambuka agapfukama ahangaha. Dukomeze twinginga Imana hamwe kugira ngo Imana isubize icyo kibazo. Niba hari uhari tambuka, niba ntawuhari reka dusenge Imana. Amasaha yacu ari kwicuma.